Mika gishaka kudeklara ko agishaka kubaza umugabo we ngahana ibintu biba birava. Umugabo we yahise amugurira isaha. Ngira ngo isaha yaciye ibintu ku bantu babizi banabibonye, yahise amugurira isaha 50. Isaha irimo tumushajana tumeze nka diamant. Mika yata poste ngo thank you mugabo wanjye narashimye cyane n'ukuri. Isaha bayimuguriye kugira ngo we akakanya yicare agire ngo umugabo amwitayeho 100%. Yego nibyo umugabo wakwitayeho rwose ndanifuza ko mugumana, sinifuza ko munasenya, sinifuza ko munagirana ikibazo. Ariko isaha umunsi bayikuguriyeho niwe munsi ibintu byari byatugezeho bivugwa yuko umugabo wawe yagize gute bamaze kumubwira ko batwita abana babiri b'imanga. Na chat z'ibintu bavuganye ndazifite. Amubwira ngo ntukanywe inzoga. Izo chat ziri hagati yanyu aga. We na Honorine nyita Ono. Uriya chat za hagati yanyu amubwira ngo ntukanywe inzoga kubera umutekano w'abana bawe atwite. Ono aragusubiza ati nibyo kandi tundashimana ko abana ameze neza mu nda. Izo chat nazo nazo ufite. Niba ndi kukubeshya uze muri comment cyangwa uze mu bantu minyuze uvuga ngo ibyo bintu ntago byabaye. Iyi ni isaha waguriye Miki nyuma yo katangiye kubikeka. Ariko Miki nawe ntago yabiketse agize ngo kwakundi umugabo wanjye bashaka kuduteranya. Murashyiramo umwana witwa Zuzu muravuga ngo Zuzu ngo bamwishyumbi 500 kugira ngo atandukanye na wowe na Honorine. Murahimba chat murachatinga rukuntu buriyo ushaka gusibenyesa cyangwa ushaka kugaragaza ko ari kukubeshyera. Ufata phone ebyiri ukandikamo ngo ukita wenda nkita Ono undi nkamwita Aga, tukandikirana ibintu tukagaragaza ibyo twandikirana ariko mu by'ukuri ibyanya byo bihari turimo tujya tubizibangatanye nyine bijya bitaza kugaragara. Ibi bintu Miki ukibimenye singwe mutandukana n'umugabo wawe, menya umuntu mubano wari we ndetse munabiganireho. Niba yarahisemo kubyara nawe mukabana mufite abana umwe ku ruhande n'undi afite abe, ni ukuri Imana izabihera mu mugisha kandi simwe ba mbere binabayeho. Niba ari n'ibyago yarakase bikamubaho, niyo mpamvu baravuze ngo umugabo aguye urenzaho utwatsi. Niba warambonye mbyina n'urenzaho utwatsi, wowe kuki wagiye gukora utuntu hanze ukamva ko ndibuze kurenzaho utwatsi? Abana babiri b'imanga kangure n'ubuvugizi n'uyu mukobwa utazanamwiyakana. Abana babiri urabafite, yarabikubwiye n'impapuro zikomangazira bigaragaza zo mu gihugu cya Norvège. Uwo mukobwa ndamuzi Ono rwose nawe ukunda kumbera moderator kubera ukuntu nyira zikuganiriza abantu. Yaje muri vacances ahura n'uwitwa Aga, ndibuka agakuru kamwe yigeze kumbwira ngo Aga yigeze kumworeza 500 ngari mu gihugu cya Norvège. Aga ndakubeshyera, Ono we ku giti cyiyo yarambwiye ngo wamwoheje 500 ari mu gihugu cya Norvège kuko abo bana n'abanyeshuri bariga. Hari ababa bariga nibwo bakigenda, n'abana b'impunzi nibwo bakijyayo. Uri kumva? Baraje ni Kigali niba hazi. Ejo bundi bahaza baranyandikiraga bambwira ati reje bimeze bite? Tuzaba turi he mu wenyine nzi ni Aga mujyi wa Kigali. We ibintu waje warabipanze na Ono yuko azaza ukamutera inda yagereka kudeklara mugata mujya kubana. Sindi umunyamakuru pe munyangane ku bantu bankunda batankunda muri ibintu by'amagambo. Byabaye ngombwa ko ngiye umuntu amvuze murabizi ntago nshobora guceceka. Uko nshobora guceceka ejo bakongera ibindi bakongera ibindi ukanyereka byinshi. Mbere uko kabiri kugera, mbere uko bintu biba ndabibabwiye niko kuri. Bihagaze wenda nabifite. Nawe mfitiye ubwoba nawe ninya. Sinavuga ngo ntawe ngiye wenda hari abo dusangira, ariko mu by'ukuri nta muntu umugabo agomba kwicara ukarubana gasabye umugabo mugenzi we. Kunyita gahungu ukanyita kagabo, ndakwinginze mu buzima bwawe ujye wubaha abantu. Nubona umuntu atakubashye nawe ujye umubahuka. Ariko waga nahoraga mvuga kuri umuntu w'umugabo, ariko ubugabo bwa nahoraga mvuga naye nabuze. Wapanze na Ono araza umutera inda, maze kumutera inda kugira ngo azajya ahita kudeklara uhita ubona vizu zamuka. Ndetse ubwo ngubwo nikahoraga kurata kansebya umusize he? Katiyo turaganira umusize he? Aho umusize wenda ni handi bakatuvuga ko Mika ari ngo bibe birakure by'urugo rwanjye. Nza gusanga mwaricaye mu mvuga na aya makuru aragenda kandi natwe tugeraho, sibyo? Nujya kuvuga umugabo mugenzi wawe, nujya guhemuka ujye usiga byibuzana nawe uri buze kwitsimba byizo byo utaza kugaragara. Ibi wabikore ku karubanda, ibi ni mwabyishyiriye hanze nawe bikiriye hanze. Uyu ni umugore wabyishyiriye hanze mu biganira. We Aga ni Aga wowe ubwo wabyishyiriye hanze. Izi makuru ujya kuzideklara ushaka kugenda. Ngira ngo ibyo ndanabiberetse. Aya ni amafoto y'indasanzwe ari kwifotora avugana na mugenzi wiwe. Ngira ngo ibi ni ibintu byabereye ku karubanda. Ibi ni ibintu byabereye ku karubanda, nta kinyoma kirimo. Ubundi mu buzima busanzwe impamvu n'ahantu umugani wavuye, nta muntu kuri isi Imana utagira ikibazo cyangwa utaraburiza. Ariko wicara ku karubanda we na Miki mukicara mukega mu mugasebye umuntu ngo nta gahungu mugaseka
ngo ntago arya ubunyobwa ushatse kuba ashatse kuvuga n'ubuye. Ntago reka kuba umuntu ashobora kuba aka kanya mushobora kuba mwaba inshuti, mushobora kuba mwakundana, mushobora kuba muri kumwe ukananuka cyangwa ukaba uri muri mode y'icyo gihe ukaba ufite tayi iri ku murongo, bivuze ko bataryaga ubunyobwa, sibyo? Aka kanya kuba uri kubyibuha gutyo, ukuri ko ukuntu byibushye nikitukuziranya nge nawe, ikintu kikubyibuhije, aka kanya kikubyibuhije, wowe n'umugabo wawe mukiziranya. Ahantu umugabo bera umugomero n'ufite mu nzu, nuko nyine yakunyujije muri buriya buryo kugira ngo utaza kugira ukuntu bihinduka, agahita ajya gutera inda hanze, sibyo? Ajya gutera inda y'imanga. Aka kanya ubyibushye kugira ngo utwereke ko ubayeho neza, ariko mu by'ukuri uwo mubyibuho ku bantu bakuru bari kubyumva no kubibona, bazana uwo mubyibuho uri murabo, arakuziritse ajya gutera inda hanze. Amaze kujya gutera inda hanze, agiye kuzana abana babiri b'abahungu, bagiye no kuvugana ubwene gihugu bwa Norvège. Ibi ngibi buri musore wese ukeneye ubuzima, uri mu mujyi wa Kigali, uri no mu gihugu cyo hande wenda kidafite ubuzima buhagije, wenda ku buryo we abyifuzamo, nyine umusore w'umunebwe udashaka gukora yabikora kugira ngo abone visa, sibyo? Uwaga wirirwa uratakora iki nakora subwo ni muri kukibona. Yabibaze neza cyo koza abonye visa mu kwa kabiri aragenda. Ngiye ni wicara ukitereka ari ukamvuga nabo kansebye. Ngiye kano kazi nkora ubwako nakabantu banashize isoni, wicara unabimenye. Nago wajya gusetsa abantu wowe ubwawe ukirebana n'abantu ugaseka. Ngiye nago nabikora, nago nanabishobora. Ngiye akazi nkora ni passion yanjye, ni ibintu nkora professional, ni ibintu nkora mbikunze, ni ibintu nkora nabitegerejemo amaramuko cyane kuruta ubwiza. Content zanjye abantu barazibona, ni ibintu nkora for fair use. Niyo twa creating content ku bantu, tuba turi kumwe turakora ama publicité, cyangwa turimo turakora ibintu bigamije gusetsa abantu cyangwa by'entertaining abantu muri rusange. Ariko wowe urifashukiye kuri kamera ibigana ahantu hose ngo nagusuje gucira muri karindwi. Yes, nagusabye imbabazi kwa Chita, navuze niba ngiyewe naramusuje bikamubabaza, niba utaramenye n'imbabazi cyo nazigusabiye nuko nagusuhuje, utabarumvishe nabi, ntago nzongera kugusuza kugira ngo ugire amahoro. Ariko byibuza amenye umugabo muri kumwe mu nzu ni muntu cyagufiteze gahunda. Uzi ko n'abantu musige mwana bicinza, hari abahungu bajyaga bigiranira imubano mwiza n'abakobwa, bakikundanira ejo bakibanira, umwe atuye iriya undi atuye inaha. Ariko aka kandi ibintu byarapfuye kubera iki? Mwese musige muri abanyamibare, ufite umugore mu nzu muri atereta n'undi bamaze no gutera. Nese ubwo tuvugishije ukuri, ba bantu babanaga neza bazakomeza kubana mu buye buryo se muzenze? Bazakomeza se byibuza kuba abantu bafite ibintu bagiye bahurizaho bizima? Babantu se bazongera kwizerana hagati yabo mu gihe amaze guharagaramo abanyabinyoma benshi? Babantu se bazongera gutekereza ko hari abantu bazima bakibaho? Nimwe mutuma abantu bavuga urukundo ruzima ntago rukibaho, ngo ntago abantu bakibana ngo mubake, ngo ntago abantu bakibana kabiri, ngo ntago abantu bagikora uko ngo bamarane igihe kinini. Nimwe muri bo murica abana bejo bazaza bifuza kurushinga, bari guhita babona ko abantu bose ari ab'ingeso mbi.